wa mugabo warusunitse akagare yarakomeje aratubwira ati tukireba ukuntu Dovine yirukaga mu muhanda kibuno mpamaguru, imodoka zifunga amaferi ari nako abantu basakuza, bamwe bamwirukanka inyuma abandi bava mu nzira. John yahise avuga ati dorere inka yanjye, uriya mukobwa w'ikirara se noneho arasaze. Fisto ahita ati yampaye inka, dore ngo arakwetura kweri kweri, ayiwe yari muhitanye, reka nkinga amaso simbibone. Ariane ahita ati Yesu we, wa mugani buriya Dovine ntatombotsera. Dorirene ahita ati sha cyakora no gusara yasara, uriya mukobwa arasebye aranisubiriye atiruka mu muhanda ntabwo nari kubyemera. Dorirene akivuga gutyo hari imodoka itwara abagororwa yapakiraga abo turi kubona urugi rufungutse vuba, havamo umusore yiruka kurikira Dovine mu muhanda, mu kureba neza mbona ni Brown. Mpita mvuga nti ni Brown, uzi kuriya musore uvuye mu modoka ari Brown ufunguwe. John ahita ati ngo Nelson uravugisha ukuri uriya ni Brown? Ndamusubiza nti ni Brown, ndamubonye yiruka buriya nta kabuza kurikiye Dovine. Fisto ahita ati ntabwo azi uko byagenze se ku buryo yashingura ikirenga kiruka kurikira uriya mukobwa wakoze ibara akaba ananiwe kuribikira. Mpita mvuga nti Fisto, Brown na n'ubu yabaye ibamba yanze kunyumva ngo mubwire byose, none darije yirukanka inyuma ye, ubu se koko nkora iki kweri? John ahita ati uriya musaza wagaje arambabaje rwose, ubu se tumwirukeho koko? Dorirene ahita ati ubwo se koko twamenya tumwirukaho tuvuga ngo iki? Ariane ahita ati Nelson mureke yishakira ukuri kuko uko yakwanze ubu, none se ubu twakora iki? John ahita ati umva, reka twinjire mu modoka tumukurikire tumwinginge byibura niyemera tumugezeho aho mama waba kuko nibwo agifungurwa ndabizi ntaho azi. Ariane ahita ati yo kandi koko ntabwo ahazi, ubu se disi nako reka tumukurikire basi tumufashe amenye aho mama wari. Mpita mvuga nti twagiye ahubwo. Ako kanya twese twinjira mu modoka, John ashyiramo vitesi ya mbere, iya kabiri turabasatira dutangira kubona marato ya Brown na Dovine, ari nako amahoni y'amamodoka avuga n'abantu bashungereye nk'abareba Tour du Rwanda bitangira kuducanga. John ahita ati ubu se ni biki Ariya? Ariane ahita ati mumbarize Dorire, none se ahubwo uba amaherezo araba yahe? Dorirene ahita ati ko mbona uriya mukobwa atibuka se, ahari ari kunyura hari gusibika umuriro. Mpita mvuga nti none se kandi ko mbona atangira gukuramo imyenda ajugunya. John ahita ati yampaye inka, uzi kuriya mukobwa asaze ku manwa y'ihangu? Dorirene ahita ati ye baba we, dore wa musore aramufasha, ko bari kugundagurana se kandi ayiwe bikubitanye hasi, ibi ni ibikira? Ako kanya John yahise aparika imodoka tuvamo twiruka tugenda tugana aho Dovine na Brown bari. Abantu benshi bari batangiye kuza bashungera, natwe twisosobeka mu bandi dutangira gushaka uko tubageraho. Ku bw'amahirwe duhinguka imbere dusanga Brown apfukamiye bikomeye Dovine ngo atongera kwiruka, ari nako Dovine asakuza cyane avuga izina ryanjye. Tukimara kubona ibiraho twabuze icyo tubafasha, maze John atera intambwe yegera Brown maze arunama aramubwira ati bite musore? Brown agikubita amaso John yamurebye adahumbya maze ahita amusubizanya umujinya mwinshi, ahita ava turambaza iki se hari icyo utareba? John ahita ati ndabibona rwose, none se uranyibuka? Brown ahita ati ntago nkuzi kandi reka kumbaza byinshi, dore ko abisi mutari beza, ubwo uje kumbyiniraho umbwira ko Dovine wanjye namusize ari itoto ritoshye, none nkaba nsanze uwo nikururiye yaramwigaraguyeho ubundi yarangiza akamuroga akangara ku gasozi. Ibyo Brown yabivugaga amarira amumanuka ku matama, ari nako akomeza gufata Dovine, maze John ahita amubwira ati njyewe niba utanyibuka nitwa John, ninjye najyaga nzana na mama wawe kubasura. Brown akibyumva yahise areba John aramwitegereza cyane adahumbya. Ako kanya ahita avuga ati naringa cyetse undi waza kunsonga atari uwaciye imbere ya Nelson, ariko aho nzamufatira we. John ahita ati Brown hangana unyumve nkubwiza ukuri, uyu mukobwa twari turi kumwe hariya kuri station ya polisi mu kanya. Brown ahita ati ngo mwari muri kumwe ntiwumva? John ahita ati tuza nkubwire musore muto, rwose uyu cigatiye ntago wari ukwiye kuba umufite. Uyu mukobwa ni umugome ndetse ntawacira kari urutega, uko umureba
ameze atya amaze kugwa mu matsa atsindwa ikirego yari yaregagamo Nelson, bitahurwa ko yatewe inda n'umusaza agashaka kuyigereka kuri Nelson. Ubu ise na nyina bamwanze ubwe, aca he, ni nayo mpamvu asaze. Brown akibyumva yagize umujinya mwinshi maze akomeza kureba John cyane. Hashize akanya ahita avuga, atumva wa mugabo we, niba ushaka amahoro va hano. John ahita avaterekura uwo mukobwa uze tujyane kwa mama wawe, uwo ni icyohe, menya ubwenge musore muto. Brown ahita avate nongere nkuyame wa mugabo we, niba ushaka amahoro mva iruhande n'ubundi nta keza kanyu na papa yarabimbwiye. John ahita avate ihangana unyumve musore, ibyo nkubwira mbifitiye gihamya rwose, ntabwo turi inyangabirama zatuma udakundana n'uwo ushaka, kandi nanone ntabwo turi baringa zatuma ugaragura umutima mu mwanda ukuzura ico ngo urakunda ikirara nk'iki. Brown ahita avate umva wa mugabo we, nakubwiye kenshi ko ntashaka kumva ibyo uvuga ariko ko wanga kumva. Nkubwire bwa nyuma mva iruhande, ntabwo nkushaka, kandi niba ushaka ko nkubahuka nabyo urabibona. John amaze kubona ko Brown yanze yabaye ibamba yahise amuha amahoro, arahaguruka asubira inyuma aho twari turi, maze twese dusosoka mu bandi dusubira inyuma. John ahita atubwira ati aranze da, ngira ngo namwe mwabyiyumviraga. Ariane atavata ahubwo abaye wowe arakubaha, ubu si yaba ari Nelson abonye ngo urebe ukuntu intambara ibirose. Dorirene atavata none se ubu dukora iki koko? Fiston atavata reka tumufate tumubwire ukuri ahitemo gusarana n'uriya mukobwa cyangwa kudukurikira. Ndamusubiza nti oya Fiston, ahubwo reka duhamagare mama we basi aza mudufashe yemera twumve tumubwire byose. John atavata ariko uzi ko ari byo, reka nze muhamagare. Ako kanya John yahise afata telefone areba nimero za mama Brown, maze aramuhamagara bamara akanya bavugana amubwira byose. Agikura telefone ku gutwi ahita atubwira atanyumvise vuba ngo agiye kuza nk'utabaye. Ariane atavata ntiwumva, wenda naza aradufasha umuhungu we acururuke, ariko icyaha ni kibi koko. Twakomeje kuguma hitegeye aho Brown na Dovine bari bashungerewe n'abantu. Muri ako kanya mbona umwanya wo guhamagara Brenda ngo mubwire byose, nawe ntiyatinda kwitaba, ansanganiza ubwuzu mubwira byose. Brenda nubwo yagize ikiniga cy'urugamba rukomeye nari maze kurwanirwa n'inshuti nziza, nanone yishimiye kuko uri gutsinze, maze ambwira ko aje mu kanya nk'ako guhumbya, nanjye nkomeza kumutegereza. Hashize akanya tukiri aho twabonye abantu bari bashungereye bavuye mu nzira, dutangira kureba neza ikibaye. Twigira imbere tubona Brown ari kwinjiza Dovine mu modoka y'ivatiri yari iparitse aho. Bamaze kwinjira barakinga bafata umuhanda. John ahita avata ubuse bagiye hehe noneho? Ndamusubiza nti ibyo ari byo byose ni kwa muganga. Ariane ahita avata ariko disi uriya musore yaramukundaga, urabona ukuntu ari kumwitaho ari nabwo akiva mu munyururu. Mpita mvuga nti urabivuga urabizi, Brown yakundaga Dovine cyane bikomeye, ndibaza ukuntu byari kuba ari byiza yaba yaramubereye umwari ukwiriye akaba yaraje kumwakira hano. Dorirene ahita avata yo nta kundi nyine yihangana, ugira amahirwe ahirwa n'urukundo. Apu namurekera uriya rukundo ari gutwika azarwihera undi, dore hanze aha hari benshi dutegereje. Ariane ahita avata niba nibuka neza uriya ntabwo ari wa mumama mwari muri kumwe cya gihe muza gutangira akazi Nelson. Mpita mvuga nti umubonye hehe se Ariya? Ariane ahita avata ngo uriya yavuye kuri moto ndabona areba hirya no hino. Mpita mvuga nti uzi ko ari mama Brown, ntabwo atinze wamugana aje nk'utabaye. John yahise aturusha amaguru aramusangarira, natwe tugenda tumukurikiye. Tumugezeho ahita avata yo Nelson biti? Ndamusubiza nti ni byiza mama, mwebwe se? Mama Brown ahita avata ndaho nanjye ndakomeye mwana wanjye, ariko barambwiye ngo ubonye ubikika. Ndamusubiza nti yego mama, muri byose ntwari z'ukuri zirigaragaje, urugamba turarutsinda ubundi dusohoka twemye. Mama Brown ahita avata mbabarire kuba ntari mpari ngo ngufashe mu bitugu, rwose nuko ntabimenye. John ahita avata ikosa ni ryanjye, wibagiye kuguhamagara. Babaye bakibimbwira mera nk'utaye umutwe mfata umuriro, nkurikira Nelson nibagirwa gutabaza. Mama Brown ahita avata nta kibazo kizima nuko kuri kwatsinze. None se ngo bigenze gute? Brown se ari hehe? Natangiye kubwira mama Brown byose, maze John aranyunganira
umubyeyi utuje aduteze amatwi maze tumaze kumubwira yitsa umutima aravuga ati ubuse koko mbigenje nte ngo uwo mukobwa yasaze avuga Nelson. Noneho Brown ndamuhera hehe mwinginga abakobwa bakowe. John atavate mama Gaju, reka tujye kwa muganga basi wenda nakuba nakemeruka kumuguma hafi araza gucururuka yumva ukuri ku byabaye byose. Mama Brown atavate awe ngaho tugenda ariko ndabikesha Rusengo. Ndamubwira nti mube muretse ndabona aje. John atavate indese kandi Brown se ndamusubiza nti oya ni Brenda nari ntegereje dore nguri yaraje. John atavate okay nizere ko atarasigara ubwo nawe turajyana. Mpita mvuga nti oya ntabwo namusiga, ayo mahirwe ntabwo twayiziza. Nawe regura bizi ko Brenda ari urugingo rumwe mu zigize umubiri wanjye, iyo ndi hafi yabyumva mbere akaza kunyongerera za mbaraga zituma nshinga ngakomera. Ahubwo reka musanganire. John atavate huta ahubwo dore yatangiye gutega amaboko. Kuko nahise mpindukira ngenda nihute duhurira mu nzira ndamuyora abari bari kwikura bava kureba ibya Dovine, abari twe bahanga amaso. Ku mutima numva kakano kambarusha urugo kuko mbarusha umugore karankomanze. Twakomeje gukwatana hashize akanya twumva ihoni nibuka ko twari mu bagenda, maze ndamukura tugenda twiruka ari nako agenda aseka anyinginga ngo mubabarire nere kumwirukansa ntabyazi. Kuri nge nabonaga bibereye amaso ndetse biryohera n'amatwi yanjye. Twageze ku modoka ya John twinjiramo maze Brenda mu cyubahiro cyinshi asuhuza abo yari asanzemo. Arangije mpita mvuga nti Ariya Dorirene na Fisto, uyu mwari mwiza bamwumvaga mu migani wenda niba ndota mvuga wasanga no mu nzozi zanjye baramwumvise. Bose basekeye icyarimwe maze nkomeza mvuga nti uyu ni Brenda nkunze kwiyitira Mabela nawe akanyita Neriwe. Ndamukunda cyane kandi nishimiye ko mumumenya. So bariya bicaye imbere urabazi, naho uyu mukobwa yitwa Ariane turakorana, undi we yitwa Dorirene nawe turakorana, uriya musore we yitwa Frank. Brenda atavate asante. Ariane atavate Brenda kaze neza sha mu muryango. Dorirene atavate ko ari icyuki se wa mugani wa Afandera. Ariane atavate Dorirene ntiwemeye se. Dorirene atavate ndamanitse pe ahubwo nako Nelson ndaza kumubwira twitonze. Twarasetse dukomeza kugenda tuganira twerekeza kwa muganga. Nta cyanshimishije nk'ukuntu twari tugaragiranye kandi dutwaye ukuri no kurengera Brown, umusore wasuherejwe n'ibyabaye kuwo yari yareguriye umutima we, gusa ntamenye ko hari kwari ukumuruhura ndetse tukamufasha kwakira ibyo atashoboraga guhindura. Bidatinze twageze kwa muganga dusanga ya voiture igiparitse natwe duparika impande yayo. Tuvamo turebye hirya mu muryango munini w'ibitaro tubona ngo Dovine bari kurwana nawe bamusohora mu modoka ari nako asakuza cyane. Twihuta tubasanga mu kubageraho sinzi uko Dovine yataye agakote bari bamukenyeje. Brown asubira inyuma aje kugafata maze duhuje amaso ahubuka nk'iyagatera angeze imbere. Mama wahita muhamagara cyane. Mama Brown ahita avati Brown mwana wanjye wafunguye umutima ukandeba ko ndi mama wawe, koko wavuye mu gihome ntiwaza kundeba kugeza ubwo bampamagaye ngo nze ndebe ibyabereye mu muhanda. Brown atavati mama niba warambyaye warakoze ariko aka kanya umvire mu nzira nikiza umwanzi. Mama Brown atavati nyumva mwana wanjye kuko ushaka gusubira aho uvuye uzira kwanga ukuri. Mama Brown atavati ariko mama ukuri kuruta kwansanze muri geza none nkaba ntashye nkagusanga ku karubanda nukuye ndeka nihorere. Mama Brown atavati Brown mwana wanjye nyumva ndi nyoko, iyaba waruzi aho Marite na Gasongo wumviye bari ntiwagira uwo mujinya ahubwo wagira igisebo nk'icyo bambaye kigatuma uriya mukobwa yiruka ku gasozi. Brown atavati mama ntugira ngo kuko wambyaye ibyo uvuga byose ngomba kubyumva ndeka njye nyine nimenyera ibyanjye. John atavati mva musore muto. Brown atavati nakubwiye ngo ntabwo nshaka kukumva wa mugabo we, iyaba papa yaraje ngo akwereka aho abera kasha. Mama Brown atavati mwana wa ubu wanze kunyumva koko. Brown atavati ko cyagihe nagiriye ko wambyaye nkakumva mbuze kuza nkasanga uwo nakunze yararozwe ndetse yiruka no ku gasozi. Mundeke mbese mwese ndetse ntihagire n'uhinguka aho Dovine ari, mbarimo mbazi nako ninjye nabikururiye ariko nzashyirwa nihoreye. Brown akivuga gutyo hari umuganga waje maze atugezeho aravuga
ati mwihangane mutange umutuzo, hano ni kwa muganga, hari abarwayi barembye muri gusakuriza. Akivuga gutyo twese twaracecetse, maze Brown ahita acaho arinjira, twe dusigara hanze. Mama Brown ahita avuga ati noneho umwana wanjye Brown koko ndamuhera hehe mwoga hehe kamwe, ubu koko aranza nteye agahinda. Mama Brown yongeye kugira agahinda, ibitonyanga bitangira gushoka ku matama ye. Ibintu byaduteye intimba, twe twamwitegerezaga twakwibuka impamvu yabyo, tukabona neza ko burya umuriro utwika inzu utagombera ikibatsi. John ahita avuga ati mama Gaju, ihangane rwose wishavura, umuhungu wawe araza gucururuka kandi natwe turahari, humura. Mama Brown ahita avuga ati oya John, ubu koko umwana wanjye azafungwa ndire nanafungurwa ndire, ariko mana yanjye kuki uhora untera amarira ku maso, nacumuye iki? Aho twari turi nakomeje kubona Brenda yitegereza mama Brown, maze hashize akanya akura agatambaro mu gasakoshi yari afite, aramwegera atangira kumuhanagura, amwihanganisha ndetse amujyana ku ruhande. Nyuma y'agahe katari gato bagaruka mama Brown akomeye. Mama Brown ahita avuga ati John, wowe na Nelson mwitahire njye nguma aha, ndakomeza kumwinginga wenda yaza kunyumva. Ariane ahita avuga ati Nelson, ibyo mama Brown avuga ni ukuri, Brown ntago yatuza ataramenya ukuri, kandi uwubatse ikinyoma akakimutuzamo yakubakiyeho, reka tube tugiye mama wabanza akora uko ashoboye. Dorirene ahita avuga ati sha nanjye ndumva ari uko byagenda ni ukuri pe, naho ubundi umujinya afite ungana n'ibinyoma Dovine na Gasongo bamupakiyemo. John ahita avuga ati okay nta kibazo, reka tube tugiye, ubwo turaza kumenya uko bimeze. Brenda ahita avuga ati Maneli, reka ngume impande y'umubyeyi sha ndaza kukubwira uko bimeze. Nikije umutima nyurwa n'uwo mutima mwiza wa Brenda, wabonye igikwiriye maze akambera incungu, akaguma iruhande rw'umubyeyi mu gihe byari bibaye ngombwa. Ako kanya twahise dusezera dukomeza mama Brown, mpobera Mabela Bu, maze njye na John, Dorirene na Ariane ndetse na Fisto dufata umuhanda tugeze aho Fisto yakoreraga, turamushimira, adusezera aragenda, dukomeza tujya kwa John. Tugezeyo umuzamu yafunguriye imodoka irinjira, John amaze guparika mba mbonye wa mugore twazanye mu modoka, ndetse agacakira John ukuguru duhuriye mu mujyi asohotse mu muryango, maze aza kubaraza natwe dufungura imiryango tukivamo. Ahita avuga ati oh welcome, twese turamusubiza ati thank you. Umugore ahita avuga ati yo dore wa musore disi mana we. Nese ntambuka ndamuhobera ndamwishimira, asuhuza n'abandi, aheruka John, ubundi ajya imbere turakomeza twinjira muri salo. Tukigeramo mpita mvuga nti ntibishoboka,